Umwaka wa 536 wagiye wandikwa n'abahanga n'abanditse nk'umwaka mubi kurusha indi yose mu mateka y'abantu. Wari umwaka wuzuye ibihe bidasanzwe, ibyahungabanyije isi, ndetse bamwe bakawufata nk'igihe cy'umuvumo cyangwa cyahishuraga amabanga akomeye abantu batari bamenye. Mu mwaka wa 536 izuba ryaburiwe irengero, rizimira mu gicu cy'umwijima gitangaje, rivaho amezi n'amezi. Umunsi uhora umeze nk'igitondo, nijoro ntirigire urumuri kubera ukwezi naho kutabonekaga. Isi yose yashobewe n'icyo kintu kitamenyekanye kugeza uyu munsi wa none. Amanywa ahora abuditse, imvura isa n'amaraso, amazi ahindura ibara. Abantu batangira kuvuga ko ijuru rifite uburakari. Ibihingwa biruma, amapfa aratera. Ibihugu byinshi biba mu mwijima n'inzara. Indwara nshya zica abantu ibihumbi, imijyi myinshi ihinduka amatongo. Abahanga b'iki gihe barakibaza niba hari ikirunga cyaturitse kigahindura isi yose umwijima, cyangwa hari ikindi kintu cya kera kidasanzwe cyakoze ku mubumbe wacu. Ese koko hari amabanga y'isi yigeze kubaho tukaba tutazigera tuyatahura? Umwaka wa 536 uracyavugwa nk'igihe cy'ibihishwe byinshi n'amayobera atarafungurwa kugeza uyu munsi wa none. Niba ukunda inkuru z'amateka y'isi yuzuye amayobera, injira muri video yose iri kuri YouTube Amayobera TV. Niba kandi ukunze izi nkuru, ibuka gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zidasanzwe nk'izi.